Dushimye Imana cyane duhaye umwanya mwiza wo gukomeza ibyigisho byagenewe iki cyumweru. Wo mugiye kubana nawe muri iki cyigisho, amazina ni Habineza Jean Damascene, ni umubwirizabutumwa bwiza, umugorozi wemera ivugurura n'ubugorozi. Mbere yuko twiga, reka tubanze dusenge. Turagushimye cyane Data wa twese udukunda, utuye mu ijuru ryera, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze kuko ukomeje kuduha umwanya mwiza wo kwiga ijambo ryawe, ni iryawe si ry'umuntu, uryigishirize ngo twebwe abavuga n'abumva dusangire imigisha ikomoka kuri ryo, ntiridutunganya, rikadutegura, rikaturemurura, rikaturema bundi bushya, tugakora abahungu n'abakobwa bakiri mu isi twemewe n'ijuru. Tubishimire izina ryawe, komeza ubane natwe muri iri teraniro mu izina rya Yesu, amen. Ku bantu badukurikiranye haba kuri Radio King ijwi ry'ubugorozi ikorera kuri interineti, YouTube channel ivugurura n'ubugorozi, mwese turabaramukije mu izina rya Yesu, tunarabakiriye. Tuboneyeho kwinjira muri uyu mwanya mwiza wo kwiga ijambo ry'Imana. Ijambo tugiye kurebera hamwe ni ijambo rifite insanganyamatsiko itubwira ngo kwirinda umwuka w'isi. Insanganyamatsiko y'ijambo tugiye kwigira hamwe ni ijambo ritubwira ngo kwirinda umwuka w'isi. Rero iyo iyi mvugo yumvikanye, benshi ntibayumva neza kuko twese turi mu isi, na Yesu ntabwo yigeze atubwira ngo tuyivemo, ariko yaravuze ngo tuyigumemo ariko tuyirindirwemo umubi. Umubi ni Satani. Rero twese turi mu isi, dusangiye kuyibamo, dusangiye kuyituramo, kuyigendamo, kuyikoreramo imishinga, ariko ibyo byose umuntu yabikora atari uw'isi. Niyo mpamvu turasa nkaho dusobanuye iryo jambo. Burya umuntu ababaye uw'isi igihe iby'isi bike cyangwa byinshi bimubujije gukunda ukuri ndetse no kukuyoboka. Ndasubiramo, umuntu ababaye uw'isi igihe iby'isi byaba bike cyangwa se byinshi bimubujije gukunda ukuri no kukuyoboka, ubwo aba ari uw'isi. Ndetse Bibiliya yagiye iduha amasomo abitwereka neza. Turacyari mu nteruro y'icyigisho cyacu mu gitabo cy'urwambere rwa Yohana. Urwambere rwa Yohana turagira isomo tuhasoma, igice cyaho ni icya 2, ku murongo waho ni uwa 15. Aranditse hatubwira ngo ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby'isi, gukunda Data wa twese ntikuba kuri muri we. Kuko ikiri mu isi cyose, ari irari ry'umubiri, ari n'irari ry'amaso, cyangwa kwibona ku by'ubugingo, bidaturuka kuri Data wa twese, ahubwo bituruka mu isi. Kandi isi irashirana no kwifuza kwayo, ariko ukora ibyo Imana ishaka azahora witeka ryose. Dusanze ko iby'isi binyurira ahantu hatandukanye. Ubutunzi bugukura ku Mana bwakugira uw'isi. Irari ry'amaso, irari ry'umubiri, kwibona ku by'ubugingo cyangwa se ku by'umubiri, ibyo byose byatuma uba uw'isi, kuko byagushyize muri uwo mwanya mubi. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryaduhaye umuburo n'ubundi mu Bakorinto ba kabiri, rwa kabiri rw'Abikorinto. Turagira isomo naho tuhasoma, urwa kabiri rw'Abikorinto, igice cyaho ni icya 7, ku murongo waho ni uwa 29. Ni urwa mbere rw'Abikorinto, mumbabarire, igice cyaho ni icya 7, ku murongo waho ni uwa 29. Hari ijambo nshatse kugira ngo tuhasome maze twumve icyo riduhuguraho. Haranditse hagira hati: ariko bene data, ibi nibyo mvuga yuko igihe kigabanutse. Uhereye none abafite abagore bamere nk'abatabafite, kandi n'abarira bamere nk'abatarira, n'abishima bamere nk'abatishima, n'abagura bamere nk'abatagira icyo bafite, n'abakoresha iby'isi bamere nk'abatarenze urugero, kuko ishusho y'isi ishira. Ijambo ry'Imana ritweretse, risenya nk'aho riduhaye umuburo, riradukanguye. Icya mbere, ishusho y'isi ubwayo iri gushira, kandi iri gushira tubireba. Niyo mpamvu ijambo rivuze ngo abafite abagore bamere nk'abatabafite. Ubwaho baravuze ngo umugore ntakagukure ku Mana, nte kugira iby'isi bigukura ku Mana, he kugira ugutandukanya n'Imana, si ugutandukanya n'uwo washatse oya, ahubwo baravuze ngo niyitambika uzakomeze ugundire iyobokamana. Irari ry'umubiri ni riza, uzarishyire ku ruhande ugundire iyobokamana. Iby'isi nubona bigwiriye ntibuzaguherana umutima. Mbese ijambo ry'Imana riravuze ngo n'ubutunzi n'ubugura ntibuzabahirana imitima. Niyo mpamvu batubwiye ngo n'abakoresha iby'isi bamere nk'abatarenze urugero, kuko ishusho y'isi ishira. Ishusho y'isi irashira.
kugira ngo wenda tuze kubyumva neza, turacyari mu nteruro y'icyigisho cyacu. Kuba uw'isi si ugukorana umwete, oya, gukorana umwete si ukuba uw'isi, ahubwo biremewe, ndetse umunyamwete azunguka. Kuba uw'isi rero si ugukorana umwete, kuko hariho n'ababaye abanebwe kubera kuba ab'isi. Ibyo ndabisobanura neza. Buriya umuntu ashobora kuba uw'isi bikamutera n'ubunebwe, kuko hari aho umuntu ahitamo kuzerera ngo adakora imirimo iciriritse ngo maze bakamuseka, ahubwo agahitamo kuzerera, uwo nawe ni uw'isi. Hari n'ababyeyi babyara, yamara kubyara akamuguheka umwana ngo atamunyaraho, maze abantu bakavuga bati ntasa neza, afite impumuro mbi. Byose byerekana ko umuntu yabaye uw'isi. Si icyo gusa, hari urubyiruko ruhunga iwabo ngo batabita abanyacyaro maze bakajya mu migi, abo ni ab'isi, kandi ubwo nta n'icyo afite, ni ukuzerera, ni ugutamikwa n'abandi, ariko nawe ni uw'isi kuko ahisemo uruzerero kugira ngo atitirirwe icyaro cyangwa se imvune zaho. Kuba uw'isi turi kubisobanura. Abandi bo bahitamo kwambara ibitabambitse ngo bashaka kugendana n'ibigezweho, ubwo nawe wabaye uw'isi, akambara ibitamwambitse ngo bimufubike, mu gihe ubushake bw'Imana ko ari uko umuntu yambara akikwiza, ubwo nabwo ababaye uw'isi. Ni byinshi cyane. Abandi ndetse bagashaka kwigira abanyamugi, bakanga ko babita abaturage cyangwa se abatarasirimutse, iwo nawe ababaye uw'isi. Ubundi umuntu ababaye uw'isi iyo aronse n'ubutunzi bw'isi bwarangiza bukamwangisha ukuri cyangwa ijambo ry'Imana. Ubwo twerekanaga ko kuba uw'isi biri mu nzego zitandukanye. N'umusungarire hari igihe aba ari uw'isi, akanga gukora agahitamo kuzerera, akambara ibyo yatiye kugira ngo bamurebe, ubundi nta n'icyo yigirira, akigira mwiza kandi ntacyo afite, nawe aba ari uw'isi. Ariko hariho n'igihe n'ubutunzi bw'isi buza, abantu b'Imana bakabubona, Imana ikabukuronkesha kuko ntawe ubwiha, wamara kuburonka bukagukamuramo ibyobokamana cyangwa se bukagukamuramo ijambo ry'Imana no gukunda ukuri, burya nabwo bubaye uw'isi. Noneho kirumvikanye, turabisoma neza dusomye Yakobo igice cya 4 umurongo wa 4. Yakobo igice cyaho ni icya 4 umurongo wa 4. Tuzirikana ijambo turi kwigira hamwe, kuba ari kugera ku mirongo badukurikiranye, turi kwiga ijambo ritubwira ngo kwirinda umwuka w'isi. Yakobo igice cya 4 umurongo wa 4 haranditse hagira hati: yemwe basambanyi namwe basambanyikazi, ntimuzi yuko ubucuti bw'iby'isi butera kwangwa n'Imana? Nuko rero umuntu wese ushaka kuba uw'Imana, ushaka kuba inshuti y'iby'isi, aba yihinduye umwanzi w'Imana. Ubwo ibi byose tumaze gukurikirana hano, ngo nta kindi bitegurira umuntu kuba cyo keretse kuba umwanzi w'Imana, kuko yabaye inshuti y'iby'isi. Nubwo dusobanuye byinshi mu nteruro y'iki cyigisho, turagira ngo tugire akagingo twibandaho, tugiye gutindaho. Ni akagingo kerekana, kagiye kutwereka uburyo ubutunzi iyo bukugize uw'isi bukwangishije ukuri, butagutega gukunda Imana, gukundwa n'Imana n'abantu, ubwo buba bubaye ubutunzi bubi, ndetse nawe nyirabwo buba bukugize uw'isi. Aho turaza kuhasobanura tugiye dusoma inyandiko zitandukanye. Mu gitabo cyitwa guhamagarwa kwacu gukomeye, guhamagarwa kwacu gukomeye, ndagira amagambo mpasoma dusobanura iri jambo. Ndagira amagambo mpasoma ku rupapuro rw'194, harimo amagambo nshatse kugira ngo turebere hamwe. Bagiye kuduha ubusobanuro bw'iryo jambo ubutunzi. Ndetse muri Matayo 6:19 hatubwira kubika ubutunzi bwacu mu ijuru. Ubutunzi se ni iki? Ubutunzi ni ibintu byose bihuza intekerezo, ariko ni ubutunzi bubi. Ubutunzi bubi ni ibintu byose bihuza intekerezo maze bigatwara umuntu ingamira, ntiyite ku Mana no ku kuri. Ubutunzi iyo bwakugejejeho bugutwara ingamira, bukagutwara ibitekerezo, kugeza ubwo ukuri mu mutima kugabanuka, Imana ubwayo ikagenda isimbuzwa iby'isi gusa, kuyibazaho no kwitekerezaho bikabura umwanya, buba bwakubereye ubutunzi bubi. Umukiza wacu yatanze umuburo usobanutse urebana no kwirinda kurundanya ubutunzi bwo mu isi. Iki jambo nashatse gusobanura ni kimwe, ni ukwerekana ko
ubutunzi bwabaye bubi iyo bukoresheje ibintu bikurikira. Burya ndasoma ndisubiyeho hepfo, itwereka yuko ubutunzi bwabaye bubi iyo bukoresheje ibintu bikurikira. Ubutunzi bwarundanijwe mu isi buzahinduka umuvumo, ariko ubutunzi bwashyizwe mu kubaka umurimo wo kwamamaza ukuri, kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro no kugira ngo imitima ikizwe, ntabwo buzaba umuvumo ahubwo buzaba umugisha. Turi kwerekana ko iyo ubutunzi bukwangishije ukuri, ntukunda Imana cyane, ntibugutere kuyoboka ukuri no kukurengera, buba bubaye bubi kandi buguhindura uw'isi. Iri jambo riravuze ngo ni iki buba bwaretse gukora, cyangwa se ni gute butabukoresheje kugira ngo buguhindukire bubi. Mu by'ukuri ubutunzi ni ingenzi mu guteza imbere ubutumwa bwiza, kandi kubera ko abantu bamwe bahawe ubushobozi bwo gushaka ubutunzi kurusha abandi, bagakwiriye gushyira ubwo butunzi abagenza, kugira ngo umukiza ubwo azatunguka azagarurwe ibye n'inyungu yabyo. Abantu biteguye kandi bifuza gushora mu murimo w'Imana bazahirwa mu mihati yabo bakoresha bashaka amafaranga. Mwumvise ko buriya gushaka amafaranga si bibi, kuyabona si bibi, ahubwo iyo uyerekeje muri cya cyerekezo twavuze niho ababaye mabi, ariko iyo agufasha kurengera iyobokamana ababaye meza. Akorera mu mashami atandukanye. Hano ijambo riravuze ngo kandi ibashoboza kuronka ubutunzi, we ni Imana, kugira ngo umurimo wayo ubashe gushyigikirwa n'abavuga ko ari abana bayo. Abakene baradukikije impande zose, kandi Imana ihabwa icyubahiro igihe abakene n'imbabare bafashijwe kandi bagaterwa akanyabugabo. Burya ubutunzi kubushaka si bubi iyo bukoreye Imana, bugafasha abakene, bugafasha imbabare, bukagoboka abagukikije. Mu by'ukuri ijambo ry'Imana riravuze ngo ubwo ntibuba bubi, ahubwo n'Imana irabwongera. Ntabwo ari icyaha kuronka no kuzigama ubutunzi nk'igisonga cy'Imana, ukabwibikira kugeza ubwo Imana ibugusaba ngo bukemure amakene yo mu murimo wayo. Iki ijambo ry'Imana ritweretse si icyaha kuronka ubutunzi, cyane cyane iyo umenya amashami bukoreramo, iyo butuma abanyabyaha bagirwaho n'ubutumwa bakabwirizwa, iyo abakene bafashwa kubera ibyo utunze, imbabare zikagobokwa kubera ibyo utunze bikajya bituma abandi bagubwa neza bari baguwe nabi. Mu by'ukuri si icyaha gutunga bene ubwo butunzi. Iyo budakoreye muri iryo shami buba buhindutse ubwo kugukoraho. Ibyo wenda se reka mbishimangire, nsoma mu gitabo cyitwa Umurimo w'Umukristo ku rupapuro rwaho ni urwa 267. Umurimo w'Umukristo ku rupapuro rwa 267 turi gusobanura ijambo ritubwira ngo kwirinda umwuka w'isi. 267 haranditse ngo, harimo isubi ya 3 ivuga ngo abantu ibihumbi bari mu myanya yo hejuru kandi y'icyubahiro. Ubwira ijambo rirareba umuntu uwo ari we wese, kunda Imana n'utayikunda, usenga n'udasenga, uwayobotse Imana n'utarayiyobotse. Iri jambo ni umuburo. Ijambo riravuze ngo abantu ibihumbi bari mu myanya yo hejuru kandi y'icyubahiro, mubasabe kurahirira kwigomwa burundu, mubasaba gutanga umutungo bari kuzasesagurira mu bisindisha bikarishye, mu itabi cyangwa mu bindi bintu byangiriza, kugira ngo umutungo utabara abarwayi hamwe n'abakene, cyangwa wishyurira abana n'abasore amashuri bazagira akamaro ku isi. Niba mubyumvise, abafite iby'isi ni benshi kandi ku isi baragwiriye, ariko kuko ari ab'isi babimarira mu bisindisha bikarishye, bakabimarira mu gusesagura bapfusha ubusa, abandi ngo bakabimarira mu biyobyabwenge, abandi mu itabi, abandi mu nzoga zikarishye. Igitabo kiravuze ngo n'ab'isi bazareka kuba ab'isi b'Imana nibaramuka bafashe uwo mutungo wabo ugatabara abarwayi hamwe n'abakene, bukishyurira abana n'abasore amashuri. Ubwo nibo abandi batishoboye, ubwo nibwo bazaba bagize akamaro mu isi. Ubwo nibwo butunzi budaciriweho iteka. Ndetse ijambo ry'Imana riratubwiye hirya ku rupapuro rwa 268 haranditse ngo amafaranga na y'agaciro bitewe n'uko ashobora gukora ibyiza byinshi. Iyo ari mu biganza by'abana b'Imana, ni ibyo kurya ku mushonji, ni ikinyobwa ku waguye umwuma, ni imyambaro ku wambaye ubusa, nayo kurengera abarengana, akaba n'ingoboka ku murwayi.
niba adakoreshwe mu kurangiza amakene y'ibanze y'abagenzi bacu no gukorera ibyiza abandi no kubaka umurimo wa Kristo, ntabarusha umusenyi agaciro. Ubwo ibyo ni iby'isi, bizashana n'isi, n'ubitunze n'uw'isi, kuko bititeguye kumufasha gukorera Imana no kumutera gukunda Imana cyane. Rero iki ijambo ry'Imana ritwerekana kimwe, burya birakwiye ko dusobanukirwa ibi bintu. Ku rupapuro rw'195 guhamagarwa kwacu gukomeye, naho hari amagambo nshatse kugira ngo adufashe. Ni mu kagengo kavuze ngo ubutunzi budakama. Noneho igihe cyose tukiri mu isi tuba dushobora kugerwaho n'ibihombo no guhemukirwa. Abajura bashobora kwinjira kandi bakatwiba. Ingese n'inyenzi bishobora kwangiriza ibyo dutunze. Umuriro ndetse n'imyuzure bishobora guhanagura ibyo dutunze. Mbese n'abangana iki barunduriye umutima n'ubuzima bwabo mu gushaka ubutunzi, ariko bakaba atari abatunzi ku Mana. Mwumvire ijambo ry'Imana ritubwiye amagambo akomeye. Ni uguhamagara kwacu gukomeye, paji 195. Twasanze umuntu aba ari uw'isi, n'ibyo atunze ari iby'isi, kandi ntacyo bimumariye. Kandi ubwo ntibisobanuye ko tutagomba kugira ibyo dutunga tukiri mu isi, ariko impamvu ubutunzi butagutera gukunda Imana no kuyikorera no kuyirengera ngo bukore bya bindi tuvuze ruguru, iyo butagukoresheje ibyo busiga buguhinduye uw'isi. Iyo bugukamuye mu iby'iyobokamana buguhindura uw'isi. Kandi impamvu Bibiliya ivuga ngo buzakore muri iryo shami ry'umurimo w'Imana, ubwo ni ubutunzi ufite, bwaba buke cyangwa se bwinshi. Nuko iyo bukoreye mu isi gusa, ukaburangiriza mu by'isi, mu kwinezeza, irari ry'amaso, irari ry'umubiri, kwibona ku by'ubugingo, kwirata, ubwibone, ubwirasi, buba bugushuka. Niyo mpamvu umucamigani we yavuze ngo iyi si muri kureba, ngo iminsi iyigize ngo iyivuguta nta mivuba, ngo kandi buca bucana ayandi. Bitumye dusoma aya magambo, ni 195 guhamagara kwacu gukomeye. Igihe cyose tukiri mu isi tuba dushobora kugerwaho n'ibihombo no guhemukirwa. Abantu bakadutwara ibyacu kandi warabiruhiye. Abajura bashobora kwinjira kandi bakatwiba. Ingese n'inyenzi bishobora kwangiriza ibyo dutunze. Umuriro ndetse n'imyuzure bishobora guhanagura ibyo dutunze. Mbese n'abangana iki barunduriye umutima n'ubuzima bwabo mu gushaka ubutunzi? Barunduriye umutima n'ubuzima bwabo mu gushaka ubutunzi, ariko bakaba atari abatunzi ku Mana. Kandi iyo ingorane zibisutseho maze ubutunzi bwabo bukayoyoka, usanga ntacyo bizigamiye mu ijuru. Baba bazimije byose ubutunzi bw'iki gihe, baba bazimije ubutunzi bw'iki gihe, bajimije n'ubutunzi bw'iteka ryose. Burya ibintu byose biri ku isi bishobora kuyoyoka mu kanya nk'ako guhumbya, ariko nta kintu na kimwe gishobora guhungabanya ibiri mu ijuru. Ibi mu byumve, mu by'ukuri ntabwo ijuru rikeneye ko ritunga ukundi, ariko ijuru rikeneye ko uba mu isi utari uw'isi. Ibyo utunze byose bikagutera gukunda Imana cyane. Ibyo utunze bikagutera koroha, bikagutera guca bugufi, bikagutera kugoboka abatishoboye, ugafasha imbabare, ukita ku bakene, ukarenganura abarengana. Icyo gihe uba uri mu isi ufite ibyo utunze bike cyangwa se byinshi, ariko utari uw'isi. Ariko uw'isi we, ibyo atunze bimutera ubwibone, bikamutera ubwirasi, kwanga ukuri, kukuyoboka, gusuzugura abakuyobotse n'abakwitangira. Mbese ubwibone bukaza, uwo niwe witwa uw'isi. Kandi iby'isi bigendereye kugira ngo uwo ari wese bimugire gutyo, abe aruhiye ubusa, nguko mu kanya nk'ako guhumbya byayoyoka. Mu kanya nk'ako guhumbya, ijambo riravuze ngo mu kanya nk'ako guhumbya byose byayoyoka, bigatumuka nk'umwotsi cyangwa se inzu y'ibyatsi ihiye. Rero icyo dukwiriye kumva ni kimwe, ni uko dukwiriye kuzirikana ibyo bintu, tukamenya icyo bidutwaye. Gusa igitabo kiravuze ngo iyo ubukire ufite cyangwa se ubutunzi ufite wabubonye mu nzira nziza, ijambo ry'Imana riravuze ngo uhabwa n'Imana umugisha. Mu gitabo cy'Imigani 10:22 haranditse ngo umugisha Uwiteka atanga uzana ubukire, kandi nta mabaro yongeraho. Nta kintu na kimwe cyatuzanira ibyiza hatabayeho umugisha w'Imana. Icyo Imana ihiriye kiba gihawe umugisha. Ibiramambu ibike umukiranutsi afite biruta ubutunzi bwinshi bw'abanyabyaha benshi. Nibushake bube bwinshi umuntu atunge n'ibya mirenge, agira amagorofa n'ibindi by'ikirenga, ariko bike by'umukiranutsi uzi Imana kandi akayikunda biruta byinshi
by'abanyabyaha benshi. Bike birimo umugisha w'Imana nibyo bigira umumaro waguka ukagera kure cyane. Ubuntu bw'Imana buzatuma bike bikora ibikomeye mu nzira nyinshi. Igihe tuzirundurira mu mishinga yo kubaka ubwami bw'Imana, nayo izita ku mishinga yacu. Noneho mwumve ko ingorane si ukuba mu isi, ingorane si ugutunga, ingorane si ukugira icyo ugeraho, ingorane ni ugutuma iby'isi biguhindura uw'isi. Niwo mugambi w'icyigisho cyacu. Naho gutunga iby'isi, ugatunga iby'uyu mubiri, wagira amazu abakene bakabona aho barara, abashyitsi bakabona aho bacumbika, n'ababuze aho barara bakabona aho bacumbika, Imana ukabuhiriwe utari uw'isi. Wagira amafaranga agashyigikira umurimo w'Imana, agafasha abakene, akagoboka abatishoboye, ukaba yatunze kandi utari uw'isi. Wagira imirima ukabona ibyo utungisha umuryango wawe n'abagusabye, ukaba utari uw'isi. Ariko mu by'ukuri iyaba ari ikibyo dutunze byatwerekezagaho, ntabwo twagombye kuba twiga bino. Ahubwo ingorane dufite ni uko Imana ikuronkesheje ubwibone buravuka, maze iby'umwuka bigakama. Ibyo muzabisoma mu gitabo cy'ibihame by'itora umuzingo w'ahantu wa kabiri, ku rupapuro rw'ahantu rwa 212. Hatubwira umubyeyi umwe mu by'ukuri ngo wakundaga Imana cyane, ari umukene, agakunda Imana aciriritse, ngo umunsi byagwiriye neza iyobokamana rimucika nk'uko amazi ava mu kibindi cyatobotse. Ibyo muzabisoma mu gitabo cy'ibihamya by'itorero umuzingo w'ahantu wa kabiri ku rupapuro rwa 212. Ndahasoma udusubi duke. Haranditse hagira hati: umwami Imana yemeye kunyura mu ishuri ry'ubukene n'umubabaro kugira ngo ugire imibereho yari kukubera iy'agaciro ndetse ikagira n'umumaro ku bandi. Mu minsi y'ubukene bwawe n'ibigeragezo wari ukunze Uwiteka, kugira ngo ube umuntu w'agaciro n'icyubahiro. Dore ibintu by'ingenzi ugomba. Mu minsi y'ubukene bwawe, ijambo ry'Imana icyo ritubwira ni kimwe. Mu minsi y'ubukene bwawe niko dusomye. Reka mwumve icyo ijambo ry'Imana ryadukoreye ndetse n'umubabaro kugira ngo ugire imibereho yari. Ijambo riravuze ngo umwami Imana yemeye kunyura mu ishuri ry'ubukene n'umubabaro kugira ngo ugire imibereho yari kukubera iy'agaciro ndetse ikagira n'umumaro ku bandi. Mu minsi y'ubukene bwawe n'ibigeragezo wari ukunze Uwiteka ndetse wari ukunze amahirwe aboneka mu iyobokamana. Kuba kuza kwa Kristo kwari kwegereje byari ihumure ryawe, byari ibyiringiro bizima kuri wowe, kandi bidatinze wari kuruhuka imihati ndetse n'iherezo ry'ibigeragezo byawe, ubwo wari kubona ko utari warakoze cyangwa ngo ubabazwe bikabije. Kubera ko intumwa Pawulo avuga ati, kuko kubabazwa kwacu kw'igihwayihwayi by'akanya ka none kwiyongeranya kuturemera ubwiza bw'iteka ryose bukomeye. Kuri wowe guhura n'ubwoko bw'Imana kwari nko gusura ijuru. Ubwo ni mu gihe cy'ubukene. Ntabwo inzitizi zakubujije, nubwo mu bukene hari ibyo wenda wabaga udafite, ariko ntacyo byagutwaye. Washoboraga kubabazwa n'umunaniro ndetse n'inzara y'ibyo kurya bishira, nyamara ntiwashoboraga kubuzwa ibyo kurya by'umwuka. Washatse ubuntu bw'Imana ushyizeho umwete, kandi ntabwo waruhiye ubusa. Gushyikirana n'ubwoko bw'Imana wari umugisha ukomeye kurusha indi yose washoboraga kubona. Uyu niko yari ameze, yaranyuzwe. Mu mibereho yawe ya gikirisitu, umutima wawe wangaga ibitagira umumaro, ubwibone no kwiyerekana kurimo gushayisha. Igihe wabonaga uburyo bamwe mu bavuga ko ari abakristo bakoresha amafaranga kugira ngo bigaragaze kandi bashyigikire ubwibone, umutima wawe n'iminwa yawe byaravuze biti, iyaba nari mfite ubu butunzi bufitwe n'aba bantu badakiranuka mu busonga bwabo, nakumva ngize amahirwe akomeye kurusha andi yose yo gufasha abakene no gushyigikira iterambere ry'umurimo w'Imana. Uyu nguyu niko yabibonaga, ariko ntacyo bwari bumutwaye. Nyamara iyo Imana igusuye, iyo Imana ikugendereye, Imana iguhiriye, iyo uri umunyabwenge ngo niho wegera Imana cyane, naho uyikunda cyane, maze ukayikorera. Gusa ku rupapuro rwa 214 hari kutubwira ngo umwami Imana yabwiye marayika wari usanzwe gukorera kugeza icyo gihe ati, naramugerageje ari mu bukene n'umubabaro, ntiyitandukanya nanjye ndetse ntiyananyigomekaho. Noneho ngiye kumugerageza no mu gihe aguwe neza. Nzamuhishurira ibiri ku rupapuro rw'umutima w'umuntu atazi,
nzamwereka ko amafaranga ari umwanzi mubi cyane kurenza abo yigeze guhura nabo bose. Nzamuhishurira ugushukana k'ubutunzi ko ari umutego, ndetse no kuri ba bandi badasanzwe bagira kwikunda, ntibishyire hejuru, ntibigabire ubwibone cyangwa ngo bakunde gushimwa n'abantu. Uyu nubwo yari aciriritse ariko yubaha Imana kandi ayikunda, ariko yifuza ubutunzi, kandi aho ubutunzi buba bubaye bwiza iyo Imana ibuguhaye, ariko yamara kubuguha ntibukubyarire kuba uw'isi. Ndavuga ubwibone, umururumba, ubuhahara n'ibindi byinshi bituma iyobokamana riyoyoka mu muntu. Uyu yamaze kububona byagenze bite? Nyuma yaho neretswe ko hari inzira yari ifunguriwe kugira ngo ubuzima bwawe bumere neza, kandi ngo nyuma y'igihe ubona ubutunzi, ubwo watekerezaga ko ushobora kubukoresha mu bwenge no mu buryo buhesha Imana icyubahiro. Abamarayika bagukorera bitegerezanyaga amatsiko ikigeragezo gishya ngo barebe uburyo wari gutsinda ikigeragezo. Igihe ubutunzi bwari bugeze mu biganza byawe, nabonye ugenda utandukana n'Imana buhoro buhoro mu buryo utabasha kubimenya. Jambo riteye ubwoba ngo ni uko ubutunzi buhumisha, kugeza ubwo umuntu agenda atandukana n'Imana buhoro buhoro, nk'uko umuntu agenda afatwa n'ibitotsi agiye gusinzira. Burya ijambo riravuze ngo yagiye atandukana n'Imana buhoro buhoro. Bwari butangiye kumushuka, wagiye utandukana n'Imana buhoro buhoro. Igihe ubutunzi bwari bugeze mu biganza byawe, nabonye ugenda utandukana n'Imana buhoro buhoro mu buryo utabasha kubimenya. Ubutunzi wari waragijwe wabukoreshaga mu buryo bukunogeye kugira ngo wigwizeho ibyiza byo muri ubu buzima. Nabonye abamarayika bakwitegerezanya agahinda, mu maso habo hahindutse, bashidikanya kukuvaho ngo bagende. Nyamara ntiwabonaga ko bari kumwe nawe, ndetse wagendaga nk'utitaye ko hari marayika ukurinda. Aha ubutunzi buba bwagushutse, buba bwagutwaye, kugeza ubwo abamarayika bagize agahinda, bakuba hafi ntiwabimenya, bagenda bagambirira kukureka ntiwabimenya, kuko wari umaze gutwarwa ingamira n'iby'isi. Amaherezo yabaye ayahe? Dore iyo umuntu yamaze kuba uw'isi uko bijya bigenda. Ku rupapuro rwa 216 ibame by'itorero umuzingo wa 2 haranditse ngo kwikunda kwaguteye gukoresha amafaranga mu mirimo igamije kwinezeza no kunezeza abana bawe. Ntiwatekereje ko aya mafaranga atari ayawe, ko wari wayatijwe ngo ugeragezwe kandi usuzumwe, ngo harebwe niba wari guhunga ibibi wari wabonye mu bandi. Ni ukuvuga ngo yabonaga abari kugushwa n'ubutunzi, akavuga ngo yaba ari njye, nawe abugezeho nawe buramutwara. Imana yakugize igisonga cyayo, kandi igihe Uwiteka azaba aje kugororera abagaragu be, mbese n'icyo uzavuga ku birebana n'ubusonga bwawe? Kwizera kwawe no kwiringira wari ufite mu Mana byatangiye gucogora ubutunzi bugitangira kukugeraho. Ngaha aho ubutunzi buba bubi iyo bwatangiye kukugeraho, kwizera kwawe kugacogora, Imana ukayanga, ugasuzugura abayikunda cyane, abitangira umurimo w'Imana ntibabe bagezweho, ugasuzugura abakene, ugasuzugura abatishoboye, abo urusha kuramuka ukabagiraho ubwibone, ukaberaho kwirata, uba wabaye uw'isi. Ngiko uko umuntu aba uw'isi. Uyu nawe ngo kwiringira kwe yari afite mu Mana byatangiye gucogora umunsi ubutunzi bwatangiye kumugeraho. Ntabwo wahise uva ku Mana uwo mwanya. Gusubira inyuma kwawe kwaje ni ruto, wahagaritse gushyikirana n'Imana mu gitondo na nimugoroba kugira ngo ubone uko ushaka iby'isi, kubera yuko bitari bikunogeye buri gihe. Ravuga uti nta mushyikirano mfitanye n'Imana, ibintu byo kubana n'Imana mu gitondo na nimugoroba nkasenga nkabanza niragiza Imana mbere yuko njya mu mihati, nta mwanya nkibifitiye. Ibyawe ko ari gutekereza ku butunzi. Umukazana wawe yaguteje ibigeragezo byihariye kandi birushijeho guteza akaga, byari bifite byinshi byo kuguca intege ngo udakomeza amasengesho yo mu muryango. Urugo rwawe rwahindutse urugo rutabamo amasengesho. Imirimo yawe niyo yabaye nyambere, maze Uwiteka n'ukuri bijya ku mwanya wa 2. Nguko uko ubutunzi buhinduka bubi, nguko uko umwuka w'isi ufata abantu, maze umuntu agasigara ari uw'isi. Kandi icyo gihe kwamagana uwo mwuka igihe cyarageze, kuko ijambo riravuze ngo n'abakoresha iby'isi bamere nk'abatarenze urugero, kuko ishusho y'isi ishira. Ngo umunyezaburi ati n'ubutunzi nibugwira ntibuzagutwara umutima. Maze Uwiteka n'ukuri kwe bijya ku mwanya wa 2. Subiza amaso inyuma uje ku mibereho yawe wabanje kugira. Mbese ibigeragezo icyo gihe byari gutuma ureka amasengesho yo mu muryango? Nyamara ijambo riteye ubwoba hano haranditse ngo
amafaranga yakoreshejwe bidakenewe kugira ngo wiyerekane kuko wari wamaze kuba uw'isi, wari waratewe agahinda no kubona icyaha nk'iki mu bandi bantu, kandi igihe wakoreshaga ubutunzi muri ubu buryo wari uri kwiba Imana. Icyo gihe Uwiteka yaravuze ati nzabusandaza. Mbega ijambo riteye ubwoba! Iyo umuntu abukoresha mu bwibone, kwibonekeza, isumbwe, kwirata, kwanga Imana, kudakunda iyobokamana, gutesha agaciro iby'Imana, abantu ntibongere kukubonaho umucyo ubamurikira binyuriye mu mico yawe n'imiterere yawe, bakakubonaho ubwibone n'ibintu by'ubwirasi, isi iba yagutwaye, nawe uba wabaye uw'isi. Noneho ibi bigira ingaruka zikomeye. Burya icyo dukeneye ni kimwe, kuko turi kwiga, dukeneye no kumenya aho twakura umuti waturinda kuba ab'isi. Umuti waturinda kuba w'isi uri mu murongo ngiye gusoma muri Bibiliya, ni muri Timoteyo ya mbere, igice cyaho ni icya 6. Noneho dukeneye umuti uturinda kuba ab'isi, cyangwa se udufasha gukira umwuka w'isi. Mu gitabo cya Timoteyo rwa mbere, igice cya 6, ku murongo wa 6, haranditse hatugira hati, ubu tugeze noneho ku ngingo itwereka umuti waturinda umwuka w'isi. Haranditse ngo, icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe kuvamwo inyungu nyinshi, kuko ari ntacyo twazanye mu isi kandi ntacyo tuzabasha kuyivanamo. Ariko ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije tunyurwe nabyo, kuko abifuza kuba abatunzi bagwa mu moshya no mu mutego no mu irari ryinshi ry'ubupfu ryangiza rikaroha abantu mu bibahenebereza bikabarimbuza. Kuko gukunda impiya ari umuzi w'ibibi byose. Hariho bamwe bazirarikiye, hariho abantu bamwe bazirarikiye barayoba, bava mu byo kwizera bihandisha imibabaro myinshi. Umuti tubonye wadukiza umwuka w'isi ni ukunyurwa. Ijambo kunyurwa ni ijambo gusobanukirwa bisa nkaho bigoye imbaga y'abantu benshi. Burya ijambo kunyurwa ni ijambo risobanukiye bake rikagora benshi kuryumva. Mu gitabo kimwe ndasa nkaho ngize ibyo nsoma kuri iryo jambo kunyurwa. Ni mu gatabo cyitwa Amakenga imbere ya Sodomu. Hari amagambo magufi ngiye gusoma muri iki gitabo. Paji ya 20 y'ako gatabo haranditse ngo, kunyurwa nuko waramutse si icyoroshye mu gihe turi mu gisekuru kivumwe, igisekuru cyononekaye, igisekuru kitazi biriho, kidasobanukiwe, igisekuru cy'akajagari, gitandamye, igisekuru cy'imfura mbi, gikunda gukabya, gishaka gukungahazwa n'ubuhemu no gukunda guteteshwa. Burya nicyo gisekuru turimo. Mu by'ukuri kubona ubutunzi binyuriye mu nzira zemewe ntabwo benshi bibafataho. Nyamara turi mu gisekuru kivumwe, turi mu gisekuru kibi, turi mu gisekuru cyangiritse. Rero ijambo ry'Imana icyo ritubwira ni iki? Tugomba kwiga kunyurwa. Ndasoma ku rupapuro rwa 22 rw'icyo gitabo, haranditse hagira hati, icyitonderwa ni koko mu isi hariho ubukire, ariko bwose ntibuzaba ubwawe. Icyo cyugomba kubaho ukize. Ubukire buri mu isi bwose ntibwabo bwawe. Nawe uri umuntu nk'abandi, ariko si ngombwa kugira nk'ibyo bafite. Iki nicyo kintu umuntu wese agomba gutekereza, akagishyira mu bwenge, akamenya ko umuti uturinda umwuka w'isi tukaba b'Imana kugeza tuvuye muri uyu mubiri. Iyobokamana rikiyongera muri wowe, gukunda Imana n'abantu bikagenda bikurira muri wowe, kurengera iyobokamana n'umurimo wayo ukarushaho kubikunda, nubwo waba ukora imirimo isanzwe, nubwo n'iby'isi wabitunga, kugira ngo ugere kuri iyo ntambwe nuko wiga kunyurwa. Ijambo gusa riravuze ngo ni koko mu isi harimo ubukire, ariko bwose ntibuzaba ubwawe. Harimo ubwawe n'ubw'abandi, harimo ubwo utazaba ubwawe, harimo n'ubuzaba ubwawe. Nawe uri umuntu nk'abandi, ariko si ngombwa kugira nk'ibyo bafite. Ntabwo twese tuzareshya, nta nubwo tuzatunga kimwe. Utanga imbaraga zo gukora, noneho nashyireho n'izo kuruhuka. Ujye ukora unaruhuke, kuko uzanagira ku byo uzageraho. Mu gihe cy'ikiruhuko ujye usaba Imana kuguha kunyurwa n'ibyo waramukanye. Nabyo ni byiza. Burya ujye upfuka mu gihe gusenga, wakoze ibyo Imana yakuronkesheje, ujye uyibwira uti, rero Mana, mpa no kunyurwa n'ibyo naramukanye, ndushaho kugukunda no kugukundishwa n'ibyo naramukanye, bike cyangwa se byinshi, kuko iyo umuntu anyuzwe aba ari umukire. Nibyo koko
ubuzima mu isi ni ugusiganwa, ariko uzakoresha imbaraga waramukanye, kandi we kubuza abandi kugutambuka. Ibyo nabyo biri kumvikana. Uzakoresha imbaraga zawe, ukoresha izo ufite, we ukoresha izo udafite, kandi wumve ko utazaresha n'abantu bose cyangwa se ngo basumbe. Ujye ubaza abandi uburyo bakoresha kugira ngo bagubwe neza, ariko ntukabagirire ishyari cyangwa ngo bagambanire. Ujye ushaka ubutunzi ufite umwete, we kuba icyangwe mu mikorere yawe. Ntukajye wica igihe wapanze, ariko ikirenze kuri ibyo ujye wibuka ko ibyiza ari ugutunga ibyo Imana iguhaye. Iri jambo muryumve. Ugomba gushaka gukorana umwete, ibyo biremewe, ariko uzanatunga ibyo Imana iguhaye, kandi muri wa mwete wawe izaguha ku rugero ishaka. Si ngombwa ngo wumve wakwikanura ugakanura amaso kugeza ubwo mu by'ukuri wibagirwa no gusenga, wibagirwa no gukunda Imana, wibagirwa no kuyikorera. Oya, wibagirwa no kugirira neza abo warushije amaramuko ngo ni ukugira ngo ukunde ugwize. Oya, uwo mwuka ntabwo ari uw'Imana, ahubwo ni uw'isi. Ijambo gusa riravuze ngo uzakoresha umwete. Ujye ushaka ubutunzi ufite umwete, we kuba icyangwe mu mikorere yawe. Ntukajye wica igihe wapanze, ariko ikirenze kuri ibyo ujye wibuka ko ibyiza ari ugutunga ibyo Imana iguhaye. Nutabona nk'ibyo abandi bafite, ntukananirwe kurya ibyo ufite, kandi ntukabure gusinzira. Ibyo birahari, aho umuntu abura ibitotsi kubera guhangayika no kwifuza. Erega ujye umenya ibi bintu bikurikira: imigezi yose ntingana, ibiti byose ntibingana, n'amashami ku giti kimwe yose ntangana, n'amasoko yose ntavubura kimwe, imirima yose ntiyera kimwe, n'abavukana bose ntibanganye uburyo. Mwaba umukire ndakaba umukene barabyawe n'indi imwe, bavuka mu maraso amwe, ntibanganye amahirwe, bagombye kureshya kuko babyawe n'umuntu umwe. Ariko ibyo siko bipanze, ahubwo n'abavukana bose ntibangana, ntibanganya n'uburyo ye, n'amahirwe yo mu isi ntahoraho. Noneho mu by'ukuri ujye wiga kunyurwa, kandi kwiga kunyurwa ni uko uzabaho ubuzima bukwegereza Imana aho kuyigukuraho. Iyo uramutse utize kunyurwa, ese bitwaye iki? Mu gatabo kitwa Akira Inararibonye, iyo wanze kwiga kunyurwa bigutwaye iki? Iyo wanze kwiga kunyurwa bigutwaye iki? Ndagira amagambo nsoma muri kino gitabo, mwumve iyo wanze kwiga kunyurwa icyo bigutwaye. Ndagira amagambo mpasoma kugira ngo twumve ko umuti waturinda kuba bisi ni ukwiga kunyurwa. Ntukagirire ishyari abakurusha uko baramutse, ntukifuze nk'ibyo abandi bose bafite, wowe uzakore, Imana izaguha ibyo yagupangiye. Icyo ubuzwa ni ubunebwe, ariko uzatunga ibyo utunze ibyo, kandi uzige kubinyurwamo no kubishimira Imana, bitume urushaho kwegerezwa iyobokamana cyane, nibwo uzaba wirinze umwuka w'isi. Mu gitabo cyitwa Akira Inararibonye, ku rupapuro rwaho ni urwa 76, haranditse amagambo avuga ngo, urupapuro rwa 76, muzirikane ijambo turi kwigira hamwe riturinda ngo kwirinda, ritubwira ngo kwirinda umwuka w'isi. Ijambo turi kurebera hamwe riratubwira ngo kwirinda umwuka w'isi. Hano haranditse ngo, ubwo ibirori byari bigikomeje kandi abantu banezererewe muri byo, hateye icyuka gihumanye gifite ubushobozi bwo kwica umutima nk'ubusambanyi. Iri jambo riteye ubwoba. Hateye icyuka gifite ubushobozi bwo kwica umutima nk'ubusambanyi. Ubwo ni Yakobo 4:4, twe twasomye iryo somo, na Hosiya 4:11. Kandi cyari inkomoko y'ibibi byose. Ubwo cyinjiraga, abagabo n'abagore, abasore n'inkumi batari bake barakirarikiye, bata umutwe, bata umurongo, ndetse bamwe bava mu birori, abandi babibamo nabi, nta cyizere cy'uko nyiri ibirori nahagera barokoka isuzuma. Mu by'ukuri ijambo riravuze ngo icyuka cyarateye gituma bamwe bata umutwe, abandi baba mu birori, baba mu butumwa, baba mu by'Imana, ariko babibamo nabi ku buryo nta cyizere bari bateye cy'uko Yesu nagaruka azabaha ingororano, cy'uko bazarokoka iyi si. Oya, nta cyizere bari bateye. Bitewe n'icyo cyuka, mu bo cyazengereje harimo kwishuka, harimo kirumira habiri, harimo uwitwa gikomerezwa, harimo mbaraga, harimo mutindi wari umutware, harimo buranga na ntako atagira, cyaramuhushije arokokera ku bukumbukumbu, ndetse na ngufuri wanze irarika rugikubita, yabitewe n'icyo cyuka
ariko icyo gihe cyari kitaragera mu bari mu birori. Ni ukuvuga ngo hano bavuze abantu batandukanye, burya n'ukomeye cyamugeraho kikamumara imbaraga. Hariho n'abibeshya akibwira ko akaba mu isi adafite amakenga, maze ntajya ahora agenzura uko abayeho, uko aramutse, ngo avuge ngo mbese isano yanjye n'Imana yaba yariyongereye. Ese uko mara iminsi mu isi niko nongera isano yanjye n'Imana? Ese iyo ubutunzi bwagwiriye niko ndushaho gukunda Imana cyane, kurengera ibyobokamana no kubyitangira? Iyo utibaza ibyo bibazo, ngo nawe icyo cyuko uba wagihumetse kandi uba urimo kwishuka. Ni benshi cyagezeho, nuko mbona Muhanyi Mwiza mu masengesho na Kwihangana baganira ku by'icyo cyuka bati: Muhanyi Mwiza, bavandimwe banjye, namwe mwiboneye ko iki cyuka cyaduciyemo igikuba, ariko nababajwe cyane na Bwana Gikomerezwa, cyamufashe kiramucurika mu musazi, arangije afata ibye abihindura ibyatsi byumye, arabishumika byose. Ariko iri jambo mwumva uko rivuze, nubwo yihaye ngo arakomeye, ngo ariko cyamufashe kiramucurika kugeza ubwo yafashe n'ibyo atunze, ni ubutunzi, ngo abihindura ibyatsi byumye, arabishumika birashya. Si ubwo ntitwavuga ko yari yasaze? Ufata ubutunzi akabutwika, burya aba yasaze. Masengesho reka sigaho, ubwo se koko yabishumitse yageze kuri urwo rugero koko? Ngaho tubwire uko yahangaye kurimbura ibye. Muhanyi Mwiza, Gikomerezwa icyo cyuka cyamuteye kurengera mu rubibi, yambuye abamukoreye kugira ngo akunde agwize ubutunzi, yirundanirijeho ubutunzi bw'amahugu. Ngo ni uguhuguza, muri kubyumva? Ni ubutunzi bw'amahugu, ni ukurimanganya, ni ukubeshya, ni uguhuguza, ni ukwambura, ni ugushakira inyungu mu bihombo by'abandi. Ibyo byose nibyerekana umwuka w'isi. Yirundanirijeho ubutunzi bw'amahugu, yimanye 1/10 ngo gifashe abakene, neza arakimana. Nabyo ni umwuka w'isi. Yari umubagito, gutanga, kugira ubuntu agatanga, ntiyabikozwaga. Akungukira mu byago by'abandi n'ubujiji bwabo. Mbese iyo yabonaga umuntu wagize ingorane, yaragendaga kubera kwifuza iby'isi, yaramubwiraga ati humura ndayafite, ariko yarangiza akavuga ati ndabizi nubwo namuha duke dushoka, mu by'ukuri yanatwakira ko afite ibibazo. Uko niko nawe ni umwuka w'isi. Akungukira mu byago by'abandi n'ubujiji bwabo, agerekaho no kutanyurwa n'ibye, ajya kubyakiramo umwenda, icyo bita ideni. Arabifite, birahari, ariko bitewe n'ukuntu abandi baramutse, n'ukuntu abandi bamusumbije, n'ukuntu abandi badasa nk'uko asa, inyubako zabo neza nk'uko nkize, maze ajya kubifatiramo imyenda. Ibyo byose nibyo byamubyariye kuvumwa, bituma ubutunzi bwe buhinduka ibyatsi burashya. Ibi wenda mubyumve neza. Burya mu by'ukuri hari igihe umuntu asakuma, ariko ukabona nta kindi ni isiganwa ariko ritagira impamvu, ahubwo gusa ari ubwibone, ari ubwirasi, ari kugira ngo banyubahe, nanjye mbi Imana yo mu gace, mbi ikigirwamana cyaho ngaho, nanjye bantangarire, abansuzuguye nabo umunsi bamfukamire. Iyo umuntu afite bene izo ntekerezo zimusunikira muri ubu buhahara bwo gushaka iby'isi, mu by'ukuri nawe aba ari uw'isi. Nyamara ijambo ry'Imana ryatubwiye tugitangira ko igihe byose ubikora ugira ngo urusheho gukunda Imana, kuyikorera no kuyitangira, no kurengera umurimo wayo, no gutanga igihe cyawe ngo uyikorere, ugashaka ibyagufasha kugira ngo ibyo byose ubigereho, ntabwo uba uri uw'isi, utandukanye n'uyu nguyu. Uyu we kubwo kutanyurwa n'ibye ajya kubyakiramo umwenda. Ibyo byose nibyo byamubyariye kuvumwa, bituma ubutunzi bwe buhinduka ibyatsi burashya. Mu Migani 17:16 ngo haranditse ngo erega impiya ziri mu ntoki z'umupfapfa zimaze iki? Zamugurira ubwenge kandi nta mutima agira. Kwihangana, yagize ibibazo disi. Erega siwe wenyine, hari n'abandi simaze kurimanganya neza, imaze kurimanganya. Atangira ari umwuka uyirukankaho. Nkunda kubivuga, iyi si muri kureba ni umuhanga, izi kwiruka cyane. Mwicare munabizi, ku isi ntawe uriho uzi gusiganwa mu kwiruka, wakwiruka nka Sigisi. Oya, niwe mu atlete wa mbere, niwe ya mbere izi kwiruka.
noneho iyo utabizi ngo umenye ko uri gusiganwa n'uzi umenyera amarushanwa, wibeshya ngo ugiye kuyirukaho kugeza ubwo uca ahashoboka n'ahadashoboka, yaba guhemuka, yaba kurimanganya, yaba kwambura ukanga kwishyura, yaba kuguriza mu byawe, ahari ukutanyurwa ntacyo wari ubaye ukabifatiramo imyenda gusa kugira ngo bibe byinshi nawe ugire aho wihutira. Ibyo byose muri kureba ngo ugerageza kuyirukaho, ariko ikibazo cy'isi ngo ni umwiruka izi kwiruka, iyo yirutseho cyane irirukanka cyane, iyo wongeye umwete wo kwirukaho nayo niho igira ubwoba. Ni inyabwoba iyi muri kureba, iyo abantu bayirutse biratinya, irahahamuka ngo ihora itinya ko hagira uyishyikira. Mushake mu byumve nibwo bwo bifite, ngo ari uko ubugirayo yarahamutse, iyo yirutseho cyane ngo niho wiyongereye ubwoba, ngo nayo irirukanka cyane, kandi iyo yongereye umuvuduko nawe urawongera, wawongera ikawongera, mbese iyo wongereye wibwiye ngo nawe wongere, warangiza ngo ugapfa utayigezeho, ukamera nka babandi Pawulo yavuze mu Bakorinto ngo bajya mu marushanwa, ni igice cya 9, ngo bakorere ikamba rya Angirika. Mu gitabo cyitwa Conquer Pacifique hari kutubwira basobanurira iryo somo, haratubwira ngo benshi muri abo masiganwa ngo bari hafi kurisingira, ngo bikubitaga hasi ngo umwe akava mu mwuka, abandi bakava amaraso mu mazuru no mu kanwa, kandi batarashikirana rya kamba, ariko mu by'ukuri bavunitse, akikubita hasi akava amaraso mu mazuru no mu kanwa atarashikira rya kamba. Iyi si muri kureba ngo umuhanga wo kwishyikira, mu gitabo cy'uburezi haranditse ngo ni wa wundi wigira ku nyenyeri, ngo wigira ku nyenyeri, ngo uzigire ku nyenyeri, ngo zigenda zituje, ngo zigenda zituje. Umuhanga wo gushyikira isi ngo ntabwo ayirukankana, ntabwo ayirukaho, ngo anyurwa n'ibyo Imana yamuhaye, ngo arakora agashimishwa n'ibyaramutse. Ibyo byose akabanza Imana ikabanyambere, ibindi bikaza ku mwanya wa kabiri. Ntabwo iby'isi bimutera kwanga Imana, ntabwo bicogoza umwete afite ibyobokamana, ntabwo byatuma tumurimo w'Imana igihe yemeye gukorera Imana. Yemera ko ibyo afite bike cyangwa byinshi bikorera na bagenzi be, naho yaba amasenge abiri yagobokesha utishoboye. Uyu ugenda gake niwe wunguka. Nyamara isi yo ngo ni umwirukansi uzi kwiruka, ni umukinnyi uzi kwirukanka mu kibuga gusa, yirukanka cyane iyo yirutseho cyane. Umuhanga yigendera gake, byibuze niwe wapfa kuyishyikira nubwo ntawe uyishyikira. Gusa ijambo uyu ibyo bimaze gushya, ngo hari n'abandi benshi ngo bakoze nkawe, ngo icyo cyuka mu by'ukuri cyari cyarateye abantu benshi kurengerera, ngo yari yarambuye abamukoreye, yirundanijeho ubutunzi bw'amahugu, yimanye 1/10 ngo gifasha abakene ngo agwize, yari umubagito, akungukira mu byago by'abandi n'ubujiji bwabo, agerekaho no kutanyurwa n'ibye, ajya kubyakiramo umwenda. Ibyo byose nibyo byamubyariye kuvumwa, bituma ubutunzi bwe buhinduka ibyatsi burashya. Yo yagize ibibazo disi, erega si we wenyine, hari n'abandi. Murazi ko ndi umuturanyi wa bugufi wa kwishuka, nawe yaje gufatwa n'icyo cyuka kimutera ubwibone, ahanga amaso ubutunzi abugira icyo gutekerezwaho igihe cyose, arabusenga abugira ikigirwamana, neza abugira ikigirwamana, kugeza ubwo yasigaye iyobokamana yayobotse mu bwenge, nta kindi areba keretse isi. Nk'uko mubizi rero, ya yindi ifuha irafuha irabutwika. Masengesho kandi ari mperutse kumusura, muha inama zikubiye mu migani n'imvugo zikurikira: ukunda gukama isi apfana injishi mu ntoki, urindira guhumuza isi ayigwa munsi ikirese, urisha isi amaguru aruha ikigenda, uw'isi itarakaranga iracyamushakira ibirungo. 5, ubamba isi ntakurura. Ubwo ni inama bari bamuhaye bari kumuburira, bamubwira uko isi iteye. 6, baramubwira ngo isi ni konsi zonke vuba kuko atari nyoko. 7, isi guteye ujyanayo, iyo usubiye munsi umena nayo wari ufite. Ubwo nizo nama bamuhaga, bati isi guteye ujyanayo, isi ntizagushuke, ni umwanzi wa buri wese, kandi iby'isi ni gatebe gatoki, ndetse iyi si naho ibintu bitagenda nk'uko ushaka, kandi iyi si ntawe uyibera umuganga w'izamu ngo akumire ibyago byayo. Noneho impamvu twari turi gutanga umuti kwari ukugira ngo abantu bamenye ukuntu iyi si muri kureba idushuka kandi iratubeshya, kandi abo twatangiranye niba mwakurikiranye, ntabwo kuba w'isi ari ukuba umunebwe. Oya, hariho n'abanebwe b'isi.
twabivuze ko hari abahitamo kuzerera ngo badakora, kahitamo abigira abarasta bakanga imirimo iciye bugufi ngo batandura, umuntu akaba uwise rwose akaba inzererezi, nabyo buri uwise. Hari n'igihe ubutunzi bugwira, iyo bugukame mu iyobokamana niho twibanze cyane, kugeza ubwo ukora biriya tumaze kuvuga, ugahemuka, ukarimanganya, ugatakaza icyizere mu bandi, byawe ukabifatiramo imyenda, ntunyurwe n'ibyo ufite, kugeza ubwo wifuza n'iby'isi, ukagerageza gushaka n'ibyo utazabona uko wishyura, ugerageza icyo bita amahirwe, ibyo bita nko kubetinga mu by'isi, byawe ukabigurizamo, aho uzi ko nta n'icyo kwishyura utunze, ahubwo rukwikanga baringa ngo uriya niko yakoze nanjye ninkora nkawe, buracya buriya nanjye nabaye nkawe, maze ukibesha ibyo, warangiza iminsi ikavuguta nta mivuba. Umuti w'umwuka w'isi ni ukunyurwa. Kuba nubona ubutunzi bugwira ntuzaguherana umutima, kandi uzige mu by'ukuri kunyurwa nuko waramutse. Twihutira kurangiza, ndasoma amagambo make muri kino gitabo cyitwa guhamagarwa kwacu gukomeye. Haranditse hagira hati guhamagarwa kwacu gukomeye, ndasoma ku rupapuro rw'196 nsoma isubi nari nasigaje. Hano haranditse ngo abahawe umugisha by'ukuri ni abashyize imbere gushaka imigisha yo kugaburira umutima kandi izahoraho iteka. Abahawe umugisha by'ukuri, ngo ni imigisha y'ubuzima, ni abashyize imbere gushaka imigisha yo kugaburira umutima kandi izahoraho iteka. Ngo ni ukuvuga ngo uwahawe umugisha by'ukuri, ufite ibyo atunze by'ukuri, bike cyangwa byinshi, ni wa wundi umutima we urushaho kwegera Imana cyane, akoresheje ubwenge, intekerezo n'ubutunzi bwe, kandi akaba yizigamiye n'ubugingo buhoraho. Umukiza wacu aratubwira ati, ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Imana itwitaho ndetse ikaduha imigisha yayo yo mu by'ubu buzima busanzwe. Yemwe iba neza, twitaho ikaduha n'iby'ubu buzima busanzwe. Ibi ni ukuri, kandi buri wese afite inararibonye muri ibyo. Kugubwa neza kwacu mu by'isi, nabyo Data wa twese wo mu ijuru ntabyirengagiza. Mwumve ko Imana ikenera ko no mu isi tugira ibyo dutunga, ariko natwe azi ko natwe tubikeneye. Iyo Imana inejejwe n'imihati yacu maze ikamwenyura, ibyo biba ari iby'agaciro kuruta ubutunzi bwose bwo mu isi dushobora kubona. Mbega ukuntu ibyo duhabwa nayo buri munsi bituryohera iyo bihongerewe n'urukundo rwayo. Buri gutabarwa, buri mugisha wose Imana yahaye ubwoko bwayo mu gihe cyahise, bigomba guhora biharatuye mu ntekerezo nk'ingwate yizewe y'imigisha iruseho, kandi ko ngaha Imana izaduha. Nta rubi ku migisha dufitiye amahirwe n'uburenganzira bwo kwakira. Ijambo ry'Imana riravuze ngo nta rubibi ku migisha dufitiye amahirwe n'uburenganzira bwo kwakira. Kuko turi kwihutira gusoza, reka muzirikane iki kintu. Burya ngo iyo ubutunzi ububonye, iyo ubutunzi ububonye ukaburonka binyuriye mu nzira nziza, mu by'ukuri aba ari amahirwe. Ngiye kubisoma 194, haranditse ngo ubutunzi bwarunanijwe mu isi buzahinduka umuvumo, ariko ubutunzi bwashyizwe mu kubaka umurimo wo kwamamaza ukuri, kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro no kugira ngo imitima ikizwe, ntabwo buzaba umuvumo ahubwo buzaba umugisha. Abantu biteguye kandi bifuza gushora mu murimo w'Imana bazahirwa mu mihati yabo bakoresha bashaka amafaranga. Noneho niburamuka bugwiriye, uzirinde gukora ikintu gikurikira. Ndagisoma ku rupapuro rw'193 muri cya gitabo kivuga guhamagarwa kwacu gukomeye, nsoza. Haranditse ngo, mwumva aya magambo arakomeye: ubukene n'ubuhanya ni ibibi byo gutinywa. Ubukene n'ubuhanya ni ibibi byo gutinywa, ariko gusonza, kwambara ubusa, kubura aho kuba, kubura abakugirira impuhwe n'abo witirirwa, ndetse no kwicwa n'inzara, nibyo wakwifuza cyane aho kubamba ihame rimwe ry'ukuri. Iri jambo riraremereye kandi ryadufasha kurinda umwuka w'isi. Mu by'ukuri ubukene ntawe ubwifuza, n'ubuhanya si bubi, ariko buramutse bunakugezeho ukubaha Imana, ntacyo byaba bitwaye. Niyo mpamvu niyo wasonza, niyo wakwambara ubusa, ariko ntihagire ihame ry'Imana ripfa muri wowe. Ukaba umwiringirwa,
ukaba ukundwa, ugakunda Imana, ugakunda umurimo, ukawukoraho, ukayisenga kuri gahunda, yewe ikamanika abanyambere muri wowe, ugateza imbere umurimo w'Imana, ukagirira neza warusha amaramuko. Icyo ntacyo cyaba gitwaye, nubwo byatuma weho ugira ibyo ubura muri ubu buzima. Mu by'ukuri ngo wahitamo gusonza aho kugira ngo ubambe ihame rimwe ry'ukuri. Reka ukuri kw'iteka ryose gukundwa akazwe kuko guhoraho. Nitukugira umugabane umwe wacu, nta kabuza tuzabona ubwiza bw'iteka ryose n'ubutunzi buhoraho. Niba Imana itaraguhaye ubushobozi bwo kuronka ubutunzi binyuze mu nzira yo gukiranuka no mu bunyangamugayo bwuzuye, noneho ubimenye ko itashatse kugira ubutunzi. Iri jambo rirakomeye, sinzi ko bose baryumva. Ngiye kurangiza, aravuze ngo niba Imana itaraguhaye ubushobozi bwo kuronka ubutunzi binyuze mu nzira yo gukiranuka, ubwo ni ukubikora utabambye amahame, utandagaje iyobokamana, utayitesheje agaciro, utayikojeje isoni. Niba Imana itaraguhaye ubushobozi bwo kuronka ubutunzi binyuze mu nzira yo gukiranuka no mu bunyangamugayo bwuzuye, noneho ubimenye ko itashatse kugira ubutunzi, kandi bizakubera byiza kugandukira ubushake bwayo. Umuremyi uhoraho ni umutunzi w'ibintu byose. Igihombo cyose ushobora guterwa no kumwumvira, nubwo utabimenya neza muri ubu buzima, kikubera inyungu itarondoreka mu buzima budapfa bw'ahazaza. Iri jambo naryo ni ryiza. None tegereza ubwiza bw'ikirere, reba inyenyeri zirabagirana nk'izahabu y'agaciro zinyanyagiye mu kirere. Mbese wahanitse ikirere cy'ubwiza hejuru yacu? Uwijuru ukwezi n'inyenyeri biramutse bikuweho yabisubizaho mu kanya nk'aho guhumbya? Ntazagororera abagaragu be b'indahemuka kandi bakiranuka, biteguye kumwumvira, kabone nubwo bahomba ubutunzi, icyubahiro ndetse n'ubwami bw'izina rye. Reka muri uyu mwanya Imana idufashe, iturinde umwuka w'isi, iduhe kuba mu isi ntitube ab'isi, tunyurwe nuko twaramutse, kandi twe kwiruka ku isoko ntawishyikira. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu, amen.